Capati ni ukuzisa zirasa neza zirahumura neza. Murabizi ko capati abantu bakunda kuzirisha ibishyimbo bigenda neza iyo ushyizeho ibishyimbo rero nk'uku nguku iyo waruriye umuntu ukamushyiraho gutyo ducapati nka tubiri ugashyiraho na rushe y'ibishyimbo biraryoha cyane. Wabifata kuri breakfast, wabifata nka lunch, ushobora no kubifata nka diner, nta kibazo, byose biremewe kandi twabikoze mu buryo bworoshye. Murebe video yose kuva itangiye kugera irangiye. Hello, mumeze mute abantu mwese mukurikira Jose Official TV, ndabaramukije cyane cyane abantu mukomeje gukanda subscribe, ndabifuriza amahoro y'Imana. Rero dore ibyo dufite, tugiye gukoresha capati. Dufite ifarini, dufite amavuta, dufite umusemburo, dufite igi, dufite sucre vanilla, akangaka ushyiramo agatonyanga kaba gahagije, dufite n'amazi turi buze gukoresha n'amata. Rero tugiye gushyiramo ibikombe bitatu by'ifarini, ibikombe bitatu. Okay, iki ni icya kabiri, reka dushyiremo icya gatatu. Ibikombe bitatu by'ifarini, noneho turacamo akobo gatoya mu ifarini kugira ngo tubone uko dushyiramo ibya bindi byose turi buze gushyiramo. Turabanza dushyiremo igi, dushyiremo igi, noneho tubone gushyiramo n'ibindi. Igi rimwe. Nimba ari ubwa mbere ubonye iyi channel, uhita ukora subscribe kugira ngo dukomeze, ukore like, ukore share, ukore na comment, biranshimisha cyane. Noneho tushyizemo igi, reka dushyiremo agasikre vanille gakeya nk'ibitonyanga bibiri, kuko ibikombe byari bingahe? Bibiri. Ubwo ni bitatu by'ifarini. Ntabwo turi bushyiremo ibirungo byinshi. Okay, umunyu turashyiramo gakeya, igice cy'ikiyiko cy'akayiko nako. Hanyuma dushyiremo n'ikiyiko, akayiko gatoya kuzuye k'umusemburo. Ubwo ni ibyo ngibyo mwabibonye ibyo twakoresheje: ibikombe bitatu, umunyu akayiko, igi rimwe ndetse n'agace k'umusemburo. Turashyiramo amavuta ibiyiko bitatu binini. Ubwo ni ukuvuga mu gikombe cy'amavuta, mu gikombe cy'ifarini dushyizemo ikiyiko cy'amavuta. Ushyiramo amavuta rero atari menshi cyane kugira ngo capati ze koroha. Capati utashyizemo amavuta iruma. Kugira ngo zorohe ushyiramo amavuta. Hanyuma ukavanga kuriya, uvangiramo hagati kwa kundi, ukavanga bisanzwe nta kibazo. Okay, iyo umaze kubivanga urongera ukavanga nyine kugira ngo wa munyu ukore na bya birungo byacu byegerane. Tugiye gushyiramo akantu kari buhindura ibara, ushyiremo ako ushaka cyangwa uyitekeraho, byose biremewe. Ngiye nuko nshaka guhindura ibara, biraza kuza bisa akabara k'umuhondo, aka ni akajone. Kizemo n'amata ibiyiko bitatu. Noneho amazi turayashyiramo, ariko turaza gushyiramo amazi y'akazuyazi. Amazi y'akazuyazi atuma igipondo cyoroha kandi igahita ikoreka vuba vuba. Amazi nashyizeho ntiyabira, aba akazuyazi. Tuyashyizemo nayo, turagenda dushyiramo duke dukeya kugira ngo amazi ataza kubamo menshi. Amazi ntago ugira igipimo runaka, biterwa n'ifarini uko ubona imeze, ugenda ushyiramo utuzi duke duke. Noneho gutyo ubonye amazi agiyemo upondesha intoki. Uraponda mpaka igipondo cyawe kikanoga, kikaza kuba kinoze neza. Amazi yarakiri make, kanogeremo utuzi duke. Okay. Igipondo cyacu murabona ukuntu kimeze. Uragiponda ifarini kugira ngo bigende neza. Burya uyiponda cyane ikanoga neza. Iyo utabifitiye umwanya ureba undi muntu ubishoboye akabigukorera, ariko ibyiza igipondo cy'ifarini ugiponda umva nturambirwe. Noneho reka dushyiremo udupuwaro dukeya kugira ngo bize kuza guhumura. Okay, reka dukomeze duponde, turi kuvangiramo udupuwaro kugira ngo ibintu bize kugenda neza. Igipondo rero
iyo ubona kitari kugenda neza ukomeza ushyiramo agafarini gake cyangwa utuzi duke bitewe n'uko ukibona. Igipondo cyacu kiraza kuba cyoroshye, niyo mpamvu mubona bimeze gutya. Reka dukomeze duponde, hashiremo ifarini. Ifarini ishizemo igipondo kiba gitunganye. Urakomeza ukacyubika, ukongera ukacyubura, ukagiponda neza kikanoga. Cyanoze rero nk'uko mubibona kandi kiroroshye. Noneho tugiye kubumbamo duto dutoya turi buvuze kuvamo capati. Turabumba duto duto nk'uko mubibona rero. Tugiye kubumba duto duto nka gutya. Umuntu arabumba gutya ugenda umera nk'uri kugahinahina kuriya, warangiza akubumbye kugashyira ku ruhande. Buriya ni capati imwe, iyi ni iya kabiri. Tuno tubumbe niko turi buze kuvamo capati. Uratubumba twose mpaka turangiye, kandi uko ukomeza kubumba urabanza ugakora ku ifarini ukabona kubumba kugira ngo gakoreke neza, ko byorohe kutubumba. Urabona kutubumba ko byoroshye. Okay. Kandi igipondo kiroroshye. Ikintu cyoroheje ni iki? Ni amavuta nk'uko nabivuze. Ngaho rero turatubumba twose mpaka turangire. Iyo tumaze kutubumba noneho, iyo tumaze kutubumba tugenda twongeramo agafarini. Kwa kundi ni ugushyiraho agafarini. Noneho nitumara gushyiraho agafarini ndagaruka mbere kuko tubigenza. Okay, nimba ari ubwa mbere ugeze kuri iyi channel, ukore subscribe, hanyuma abandi mukore like, mukore share, mukore comment, biraza kunshimisha. Dore tubumbe twacu ukuntu tungana, haraza kuvamo capati 16 cyangwa 5. Akenshi nizo zivamo, cyangwa 17 hagati aho. Noneho tugiye kuzibumbabumba. Ibi bintu by'ifarini bisaba ngo ubikore ufite umutima uri hamwe. Tugiye kutubumbabumba noneho kuriya. Iri vide ni muri gihe ikibazo n'ibyo tugiye gukoresha. Yego, uragenda udukanda gutya tujye turinganire mu impande zombi kuriya. Tubumbira ku ifarini kuriya. Iyo umaze kutubumba wongeramo, urafata noneho ugashyiraho iki? Ugashyiraho ivide. Reka rero tubanze tutubumbe. Ukagenda ugira gutya tubiri ukatwegeranya, ukagenda ukanda gutya. Gutya muri kubibona ugenda udukanda. Impamvu ufata tubiri ni ukugira ngo byihute. Ushatse wafata na dutatu bitewe n'uko intoki zawe zingana, ariko ushatse wafata na kamwe. Nge nuko nari ndi kwihuta, ufata tubiri ukagenda udukanda mu mpande kugira ngo turinganire mu mpande. Iyo tumaze kuringanira mu mpande, noneho nibwo ufata ivide ukabona kurishyiraho. Biba byoroshye rero. Noneho tugiye gufata ivide. Murabona ukuntu twatugerekeranyije kugira ngo tubone umwanya wo kugira ute? Wo kurambura. Ufata kamwe ugashyiraho ifarini, ubundi ukarambura. Nk'uko mubibona ni ukurambura. Turarambura tubumbe twacu twose mpaka. Urakarambura mu mpande kuriya, noneho kakarambuka neza neza kugira ngo ibintu birusheho kugenda neza. Noneho nitumara kuturambura, ukarambura hariho ifarini, warangiza ukakarambika ku ruhande. Iyo tugerekeranyije turi ifarini ntago byangirika, ahubwo bigenda nta nubwo bifatana. Noneho rero turakomeza tukakarambura bitewe n'urugero rwa capati wifuza. Iyo ushaka irambuka cyane ushobora kuyigira nini kurusha hano. Iyo ushatse ko wigira imira nk'ikabyibushyemo gato, urabona ukuntu kameze. Ngenzi kunda zimeze gutya, wowe warambura ukageza ku rwego wifuza. Noneho murabibona ko ibintu byose byagenze neza. Reka twongereho akandi gafarini ku ruhande, dukomeze tuturambuze ivide. Ukongeraho ifarini ukarambura, wongera agafarini urambura gutya nyine. Hanyuma abantu baza kumbwira ngo nkoresha amavuta menshi, muri hangana. Ibi bintu bisaba amavuta, bisaba ifarini. Nuko bikorwa. Ibi ni ibintu ushobora gukora ukaba wabikoramo business nk'abantu mufite courage. Ibi bintu ushobora kubikora ugacuruza. Ibi bintu ushobora kubikora ufite nka boutique cyangwa alimentation, cyangwa ukajya ubisapurayinga abantu bakabigura. Ni ibintu byiza ushobora kwigiraho bikagira icyo bikumarira.
iyo tumaze kutuzinga twose rero murabibona ukuntu byabaye, dore ukuntu twabaye tunini. None uko turambura plito mvuze kutuzinga, uko turambura noneho tugiye gushyiraho amavuta ku ipanu. Noneho tumara gushyiraho amavuta noneho dutangire tuzishyiremo. Iyo ushyizeho amavuta uraza ukagira gutya ukayishyiramo ariko ntabwo ushyiramo ngo urindire imera nk'ibyimbye, ugahita uyubika urundi ruhande narwo rugashya. Murabibona, ngiye nkoresha ifoke, wowe wakoresha icyo ushaka, ngiye nkoresha ifoke n'inyorohereza. Gutya noneho ukayarura ugashyiramo indi ukongera gutyo. Ntabwo ari ibintu bigoye, murabibona, ntabwo ari ibintu bigoye, ni ukongera ushyiramo indi wongera ubihindura gutya nyine ndi kubigenza. Reka dushyiremo indi turebe ukuntu bimera. Ariko urabanza ukareka amavuta agashya neza, kuko iyo ushyizemo atarashya iranywa ikanywa amavuta bikaza kugenda nabi. Ubigenza gutya rero. Ukongera ugahindura urundi ruhande mpaka igihe zose uzisoreje, kuko ari 17. Nta kibazo, ni ibintu byoroshye kandi ni ifunguro riryohera benshi. Turakomeza rero mpaka zose zihiye. Capati hafi ya zose zigiye gushya, murabona ni ugushyiramo wongera uhindura, wongera ushyiramo wongera uhindura. Dore izahiye ngizi, murabona ukuntu zimeze, ngizi ku ruhande. Dore izisigaye mu mavuta ni nk'ebyiri, ariko turashoje. Noneho turashoje, murazibona noneho ukuntu zabaye capati, zirahiye neza, zirasa neza. Reka dushyireho ibishyimbo byacu, amasaha yo kurya arageze. Biroroshye cyane. Murakoze cyane kudukurikira, naho ubutaha. Mukomeze mukunde video zacu kandi mukomeze mudushyigikire, mutubwire ko mubikunda muri komenti. Murakoze cyane, mugire ibihe byiza kandi muryoherwe. Iri funguro riraryoha cyane. Bye bye.